Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Skillnet Rwanda, ishuri ry'abanyarwanda ryigisha iby'ikoranabuhanga. Ese wigeze kubona megabyte umaze kuzigura hashira akanya gato ukajya kubona ukabona ngo umaze gukoresha 50%, umaze gukoresha 25%, umaze gukoresha 90%, ukajya kubona ngo megabyte wemerewe ku munsi zirarangiye, nyamara mu by'ukuri nta bintu byinshi wakoze, ukizifungura gusa ukajya ubona ziri kwirukanka zigenda zishira utazi ukuntu zishize. Niba ari icyo kibazo cyarakubayeho ukaba warigeze kwibaza ukuntu ibyo bintu wabikemura byarakoraniye ukaba utakigura megabyte kubera ko ziri gushira, uyu munsi ngiye kubwira imwe mu mpamvu 10. Uyu munsi ndakubwira imwe muri iyi video. Niba ukeneye no kumenya izindi mpamvu zibitera, urandika muri comment uvuge ngo n'izindi mpamvu, cyangwa se ongera utubwire indi mpamvu ndahita ngukorera indi video ibivuga. Rero reka tugendane nanjye step by step, tugirane ku musozo kugira ngo ubashe kumenya impamvu ibitera. Iyo mpamvu tugiye kureba rero nicyo bita background apps. Ni background app bivuze application zitwara megabyte utari kuzikoresha, zo zikaba ziri kurya megabyte ariko utari kuzikoresha. Ngiye kukubwira impamvu, cyangwa se ngiye kukubwira ukuntu uzabireba kugira ngo umenye application iri kurya megabyte zawe kandi wa application utari kuyikoresha. Uzaze wirukanka scrolling muri application zawe, wirukanke cyane ujye ahantu bita muri setting. Setting numara kujyayo, ikintu uzakora uzahita wihuta cyane ujya ahantu handitse ngo network and internet. Hano hantu urabona ngi niho habanza hano hejuru ku ruhande, ahangaha n'ubundi byahise bizamo gutya network and internet. Then uhite uza ubanza urebe ngo network and ubariho ukanda, kanongera nsubira inyuma hano handitse ngo internet, uhita handitse ngo networks available, ubariho ukanda. Numara kwakanda uzazamura muri telefone yawe, cyane cyane ko iyi phone ndi kukwerekeraho cyangwa se ahantu ndi kubikwerekera ibintu bizaza bisa gutya, nibyo kuri telefone ikoresha Android. Telefone ikoresha Android, iyi ngiyi mfite Android ni version ya 13. Sinzi wowe version ufite muri telefone yawe, ariko iki cyonzi cyo nuko telefone ziri gusohoka ubu ngubu zikoresha Android zitari iPhone cyangwa Apple, zifite Android nibura 11 kuzamura, 12, 13 zose ziba zifite uburyo busa gutya. Rero Android 13 uzahita ukora hano kuri internet, then uzamure no scrollinga uze ujya hano handitse ngo non carrier data usage, non carrier data usage. Numara kwakanda uzahita ubona amatariki, urabona kuva June kuva ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu kugera ku itariki 6 z'ukwa karindwi maze gukoresha gigabyte 51 mu kigihe. Ese application yamariye megabyte ni yihe? Tugiye kuyireba. Hano bahita baguhisamuye gato, bahita baguhereza list ya application, baravuga ngo excludes data used by carrier networks. Bahita bakwereka list ya application ziri kumara megabyte za. Urabona muri izo megabyte 50 nakoresheje, Google Photos yatwaye gigabyte 19 zose. Ibazi izi data naguze muri ya bando y'ukwezi ugura, ukaba yenda wari umaze ukwezi kumwe ariko ugasanga 19 muri zo zose wakoresheje. Google Photos yatwayemo 19, TikTok itwara 3, Google Chrome itwara 5, YouTube itwara 4, WhatsApp itwara 3, YouTube Studio itwara 3 naho n'ibice, Google Play Store itwara 2, EF Corporate Learning itwara 1 n'ibice, Instagram itwara 700 megabyte, Kalame nayo itwara 600, gutyo zikurikirana bitewe n'iyatwaye nyinshi, kuko bigeraho ukagira naho hari n'itara zitwaye. Rero ikintu cya mbere uzakora ahangaha kugira ngo uhagarike ko iyi Google Photos urabona yatwaye megabyte nyinshi, uzayikandeho urebe icyatwaye megabyte zawe byagenze bite. Urabona muri background, please mbabarira witegereze hano hantu handitse ngo background. Urabona mu gihe ntari nayifungue, ntari no kuyikoresha, ntazi no kuzitwara, uzi ko yatwaye gigabyte 14 zose, ntazi ngo iri kuzitwara. Dore hano hantu rero aho banditse ngo background data, enable usage of mobile background data. Aka kantu nari nagafunze ejo bundi ko mubonye ko ngafunguye, none aha kano kantu rero enable usage, akanga kayo gafunguye gutya bivuze ngo data zawe iyi application izikoresha iyo
utari no kuyikoresha. Bivuze ngo kugira ngo itazajya izikoresha ni ukukanda hano ukagira gute ukagafunga, ukasiga gafunze gutyo, ukaza ukongera ugasubira kuri ya liste ya application, urategereza ukazamuka ukajya no kuri TikTok ukareba, ugahita usanga nayo background data nayo irafunguye, ugahita uyifunga kugira ngo itazazikoresha. Ukongera ukazamuka hano gatoya, ukajya kuri Google Chrome nayo ukaza ukareba ugasanga iri kuzikoresha, ugahita uyifunga. Nashakaga kubereka background, urabona nk'iyi ngiyi muri foreground yo yakoresheje background 117, ariko nagira ngo mbabwire ngo background apps cyangwa se iyi app impamvu iyi Google Photos yatwaye megabyte zingana gutya ni ukubera yuko y'ubwayo ibiri kubika amafoto yanjye yohereza kuri internet yabika kuri Google yanjye. Urugero gafata n'iki video n'abana nashyizeho na filime nayo nashyizeho ni iki, kuko wenda nayemere kuzagikora iri online igakora icyo bita backup, igahita izifata za video ikazauploadinga, kandi iri kuzauploadinga nyine ikoresha megabyte. Niyo mpamvu rero ubona kariyo yatwaye gigabyte nyinshi cyane. Rero ubu ngubu mise mbifunga, nawe rero ugenda muri setting yawe uce steps zose nakweretse, kandi ugenze usubiremo nihuta kugira ngo tugendane. Urajya muri setting, step ya mbere wahera unanetse network and internet. Numara kuhagera urahita ubona ijambo rya betanya yese ngo internet, ariho nakantu kisi karimo nakabazo gatoya, uhita ugakandaho. Numara kuhakanda utegereze uzamure, numara kuzamura uhite ujya kuri non carrier data usage ukandeho. Numara ukanda utegereze loading, numara kuloadinga urahita uzamura umenye ngo application zakoresheje data zanjye ni izihe. Ngibi hano ahangaha utanahaciye kugira ngo ubone ikiri gukoresha megabyte zane ikiri kuzimara, ushobora guca hano muri apps. Yes, ugakanda kuri apps. Ahangaha ukuntu bimera, ukanda kuri application ushaka. Urugero ushaka kuziloadinga zose, ugakanda kuri application ushaka. Urugero ngakora kuri Google Chrome, nkazamura nkahita njyana ndetse ngo mobile data and wifi, ngakandaho. Namara gukandaho nabwo bahita bangarura hantu nahoze njya cyagenciye muri mobile data and wifi, cyangwa se nkaraciye hano hejuru bahita babinyereka. Rero ndabakunda cyane, niba byagufashije ukabubona hari akantu kunguye, hari ubwenge kunguye, kanda subscribe kuri Skillnet Rwanda. Ikindi ukore like, share na comment, umbwire hari izi umva nkubwiye impamvu imwe mu mpamvu 10 wasanga impamvu atariyo iri gutwara megabyte zawe, hari izindi mpamvu 8 zisigaye. Niba wumva nakora n'izo mpamvu zisigaye nazo nkazikwereka zituma megabyte zawe zishira, nubishyira muri comment umbwire ngo ibintu ndabikeneye. Ubone ndabakunda cyane, duhure muri video y'ubutaha babwira ngo Imana ikomeze kuba rinda. Ikindi kandi mugire ubwitonzi kandi mugire umurava mu byo mukora byose, witonde ugire umurava. Mu cyonyo bavuga ngo have a courage and be kind. Have a courage and be kind. Yes, good. Ciao ciao.